Kintu nshaka kubwira nuko nagukunze kandi ndifuza ko twabonana. Urifuza ko? Yesu we Neza. Muziranye. Yesu we Muziranye. Rayiro uramuzi? ko wanyanze Shaka umuntu ntabwo ngiye. shaka komeza kubinyanga kandi urabizi ko mukunda. Umuntu ntabwo ngiye. Ese uzabyigira kangahe? Ado? Uswaje umuntu agukupa agiye kureba nimero warubize arugiye umuntu agukupa ajya ngo ngahoda ndamuhamagara akambwira ko atazi ndamusobanurira akambwira ko atazi ndamuhamagara akambwira ko atazi ndamusobanurira. Hello my people, imeze mute? Tubanje kubasuhuza. Giye muri kuvugana ni Egide Natania Tani ngo imeze bite se? fresh bro. Uyu munsi rero ikintu twabateguriye kituzanye nta kindi. Ikintu twabateguriye tugiye gukina game rero ukuntu imeze nta kundi. Game yacu ukuntu imeze, ndafata umuntu wanjye hano muri telefone w'umuhungu, umuguhereze, umuhamagare, umuterete. Yego nyabesa niko naze gutereta. Ntago ari ibintu birenze. Wowe uraza kumuhamagara, sibyo? Urumva umusuhuze, mubwira uti none se umeze ute? Urumva? Ntunategereze no bintu byinshi tumubwira ngo none se ko nagukunze, ko nshaka ko twahura tukaganira, twebwe twumve ibintu ari bugusubize, kandi uragiye ushyira oparire. Ubwo nanjye mpereza mu bakobwa bawe aho ngaho, nanjye bigende gutyo. Noneho twebwe ikintu abantu bacu twumve, ndashaka kumva abantu turi bujye duhamagara. Inshuti zawe nimba ziseriye cyangwa zazidizibeye. Niba se abashuti banjye urumva ari nka pase ndiwe bahaye, sibyo? We nujye wumva ukumva ibintu batangiye kubaza, nujye wumva conversation igiye kuba ndende urajya uhita ukupa, ntimujye mugira ikiganiro kinini kugira ngo dukomeze, sibyo? Guys, rero ikintu turasaba yuko kino kiganiro mugikurikirana. Kwanza ni game, ino game muyikurikirana ikagera ku musozo, kandi ikindi tubibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Abakoze subscribe mwasharinga ku nshuti zanyu, y'abantu bikagera kure cyane. Imana yabaha umugisha. Inkunga zanyu no umugisha. Okay, fungura guhe nimero, uhamagara umuntu. Ndasabye ushyireho parirere. Ako nawe urihuse wari kumwe umunota. Oya, nawe ari kuza kubigenza, sibyo? Shandaje muri meza. Kaze ndebe mu bantu banjye guhereza umuntu, kadebe umuntu guhereza se w'inkofera, ndebe umuntu naguhara. Ndetse ubundi mu abantu bawe chocolate nta kibazo. Nta n'abantu bawe. Asubira siwera iyi nimero imbabarire uwo nshaka bariwe. Andika 078. Yinyereke batazaye. Cyakora batazaye kankwereke. Andika ino nimero. Ndayifite. Ntayifite. Ndayifite. Bya seriye? Bya seriye. Ntayifite. Amagara share audio speaker. Ujye wegereza hano kuri mikoro yawe. Mfite ubwoba sha n'ubwa mbere ngiye kuvugisha umuntu nsanga ndi kumutereta. Hello. Oui, bite. Wow. Meze ute? Ndashimira Imana wowe.
ndakomeye cyane nawe nkumbuye ada subiramo babagara umbuza ko nawe nkumbuye aranyiboreye kitariho pariyeri uzi ubwoba mfite ni ukuri sinzi kuvugisha abasore ni ukuri iyo nimero gusa Numéro composé est incorrect. Assurez-vous du numéro et réessayez. The number you dialed. ubwo se birarangiye cyangwa uhundi byarangiye yako yamfashe okay uyu ni inyangamugayo buriya abonye atabonye ino nimero atayizi ahita kuba ahubwo ikintu gihari ihutisha umperezo Imana mfashe wongeye kuguha basagire so umuntu ko ku Mana yanjye we kanze ngo umuntu uri kureba iki naratekereza ukuntu umukobwa agiye kuntera indobo kugutsamo icyana bro andika nandi 07 umunani tutazivuga ndagenda gufundi natanyitaba rero ndaguhundi njye urasese yanyitabye ndaguhundi natakwitaba it's okay basi tadukora nambe ebyiri nizanga it's okay hano uramuhamagara inshuro ebyiri uyu ndababaye Le numéro composé. ambereye inyangamugayo ngaho mpereza indi ariko ebyiri nizijya zanga ubwo andika 07 ayisaho uyu Allô? 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 Oui, vite. Oui. Oui, vite. Allô? Allô, vite. Sawa. Umeze ute? Ni meza. Ko wabuze se? Ko wabuze? Oya. Ntabwo nabuze. Wamenye? Oya. Ko nifuzaga se ko twabonana. Ninde? Ninde? Ni Patrick. Patrick? Patrick wahe? Ni Kigali? Patrick wa Kigali? Ko musetse ntabwo umuzi? Ntabwo ndi kukumenya pe. Rero ngiye ikintu nashaka kukubwira naragukunze ndumva nshaka ko Allô? Allô? Ikintu nashaka kukubwira nuko nagukunze kandi ndifuza ko twabonana. Urifuza ko twabonana nanjye nkabikubwira amaso ku maso. Twabonana nkabikubwira amaso ku maso ukuntu nagukunze. twabonana? Uhamagara Siramuzi? Iyi ndamuzi. Ninde? Ariko ibikobwa urabona ko byavamo. Umuhatirije. Nese kucyo uhamagaye uramuzi. Ubu se mubwiye amaso. Nese iyo tumaze se basi ufite wenda nkamaso. Ufite boyfriend? Ariko umukobwa uguhereza iminota gutya mukaganira gutya. Nese ugatari mu kazi. Ega ari bizarre ukuntu abajagaraye. Ngahibaze ubundi uzi umukobwa utagushaka ari no mu kazi gutya. Akaba yumva ari n'umuntu uri kugira. Uzi yuko buriya gufatirana umuntu wamufatirana ari kumva ari mu kavuyo.
iyo ari ahantu hatuje ushobora gusubira umuntu aramamagara mbazi uyu mukobwa byavamo ahubwo ino pasi igumeho nze nguhe nyamba kanze nkwereka umuntu nguha we kanze nkwereka umuntu nguha we uhamagara ari muri za M ari muri za ibintu birakomeye pase zirahanye ndaje gukubita pase y'umuriro ugiye kuma pase nge ntabwo ndi single kiri kuma pase kubera igeze hari igihe uwo mwamuri kumwe wenda byaba bitavamo ndabona ufitemo abakobwa gusa ariko nawe urashoboye abakobwa gusa andika yesu andika noneho umva numa abapapa oya ntago ari umupapa ndamufite ariko se wo kuvuga yesu we muziranye yesu we muziranye rayiro uramuzi mwese singurana na sevinze ngaho reka niyo njya guhamagara muhamagare ahubwo se ubu ngubu aramenya muhamagare ibaze ko nari kumwibuka ariko ari muri telefone arambaza ngo ibaze ko ari inshuti yanjye magana arankubye vuyo kanguhina yesu we ndamubaza handikiye ibaza ahise ampamagara Alo? Alo? Biriwe neza. Biriwe. Umeze ute? Iminsi myinshi. Myinshi cyane. Ko wanyanze? Ko wanyanze? Umuntu njya nanga pe. Wamenye? Ati nayabona kure. Okay. Ese ngurane. Bari? Ino namba n'ubwa mbere uyibonye? Ndabona ubwa mbere. Sure. Reba neza. Cyangwa wahinduye phone? Nshobora kuba mfite nkaho bikanagira kenshi mbona abatezi ngiye mu kigo. Nitwa Niki. Bari? Niki. Niki. Nirinde. Okay, mbambwire. Nitwa Niki, nifuzaga ko twamenyana niba ntacyo bibatwaye. Niki wahe? Niki wahe? Kigali. Ndi mazina ninde? Ndi mazina ninde? Tiana. Tiana? Okay. None se twamenyana niba ntacyo bibatwaye? Twakwibwira tukamenyana ntacyo bitwaye abantu kumenya. Gusa nyine njye nsa nkaho nkuzi like ku mafoto. Nyine tunabakubonye numva ndagukunze. Ya numva nyine twarushaho kumenyana niba ntacyo bibatwaye. Ushobora kugira nimero yanjye? Ushobora kugira nimero yanjye? Sha. Yego iyo wakunze umuntu ntabwo waba uri kuyishaka. Yes. Byaseriye. Kuri tayari? Okay, kumenyana n'umuntu ntacyo bitwaye. Ufite umwanya ryari ngo tuzabonana? Ufite time ryari? Ubonye nazakubwira. So nta kibazo ubwo uzambwira.
biteho murakoze. umusore iyo avuze ngo nta kibazo kumenyana kaba kabaye ariko rero bakubwire ikintu mbonye uyu musore yaguteye indobo iyo ni indobo se gute yakibaza umusore dushobora kuvugana iminota hafi 5 ni ukuri hoya umukozi 5 yose ubundi umusore uri kupa reba nkuriye uyu musore aguteye indobo yene indobo se gute ni ukuri yaguteye indobo gute nyine reba reka nkubwire umusore uri tayari ukuntu akubwira ukuntu yisetwa inde uyu nguyu urabyamutunguye bimutunga iyo ari umusore uri serious tuba tumva nta mwanya mfite akatakupa cyangwa agacishika agakupa muri discipline ariko uyu nguyu just nyine n'ukuntu mvuga yese yumva arimo neza kandi kwiseswa yumva nyine umukobwa wamushegeye ngaho ikibazo yaba yabaguteye indobo never shawiwe man warishakira kwihamagarira bereza pase sha none reka nkubwire ndaguhande ikibazo abanje baba bari bize rero nicyo kibazo n'ukuri bereza pase kanze nguhe uyu umumetri ni gatatu yego kuko yivuga nanone karindwi nibyo mfashe ibiriho mfashe niba atagiye gusenga ni umukristo byadanje wajya umwitinga uyu ata telefone shamane ubundi abantu banjye ntabwo bari seriye wabuze n'umukobwa uri serious njyega banjye ntabwo ari njye badakunda gufata telefone batazi nyine like tumeze kimwe biragoye nizi mpamvu agufasha ashobora kuba yarazi ko ari umukiriya uriya umuvuganye ntacyo ubwo ngubwo nyine ngenda guha amapase njyewe urumva ko njyewe ndi umwere iyo ndamukubye ongera umuhamagare twabye inshuro 2 nshaka undi njye ubu mfite umutipe wundi wa kabiri ndi bugure fast njye ubu wabateguye ariko njyewe nuko uramuzi se utana ahubwo nshaka gusanga itari tezemo mwana ujye ubanza umyutinge njye ariko ndi mwere urabona ko ndi mwere shayi umwana aransebeje ok mpereza undi dore nguyu wabona bifite njye nasha nta muntu wawe nawe mfite ahubwo azi MTN yanjye umva reka nkubwire hamagara 078 Imana ufashe haze nk'umukobwa by'umwitinga ariko ngo ataragufata akunshishurire agushishura ati ubundi nta mwarasaje uri seriye rero nakubumerwa Hello wamwitiza Hello 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 mire Allô? Allô? Oui, vite. Oui. Vite. Nziza. Makuru. Ko wabuze? Yego. Ntabwo nabuze ndahari.
shagiye narakubuze pe kandi ndumva ngukeneye tu. Narakubuze kandi ndumva ngukeneye. Uranyeneye? Ninde? Nde tuvugana? David. Ninde? David. Ntabwo ndi ukumva. Ni David. David? Wahehe? Kigali. Ko nakuzi? Ino nimero se urabona ari ubwa mbere uyibonye? David? Yes, Randy? Ndakuzi aho ubwo ushaka ko tumenyana nyine wambwira igihe ufite time tugahura. Hello? Ubundi rero wanjye uyu niwe wanjye. Umukobwa ni umumama. Ni n'umwana maze mutoya. Ni umukobwa pe. None ko umpaye umwana. Nyine ni umukobwa nishatse kumusobanura ko atari umumama. Ni umukobwa. Arakunyemereje. Ubundi uyu n'amashaka. Arongeye. Oya. Ahise agukupa. David. Wabonye ukuntu umukobwa ari seriye? Kaze wanjye ndumiwe. Ndanduzi ko uyu mukobwa amvugishe nkumva umutima wagiye nko kuvamo. Noneho nguko uko ngo akuvugishije nuko ragenoza wa wundi wampaye bwa mbere nagize ubwoba numva byakere birasa wawe ndi wakupye numva ndi gutikira wumvishwe mwibaraguye ino game biragoye ariko bababwira butore Dubai kabisa nje bamaye igihe cyo kujya gutereta umusore shamenya sinabishobora pe kubera iki nambye ari cyuya cyane umva cyashobora nose uramutse ukunze umuhungu ntabwo ushaka kumubwira ko mukunda ntabwo birambaho biramutse bikubayeho se ukabona umuhungu uko nose ntabwo birakubaho ukabona umuhungu ukumva uramukunze sha kumukunda rimwe bafite ndamushaka cyane ntabwo birambaho pe bibaye natuma umuntu none uko ushaka gutuma ukamutuma umukobwa w'umuhungu ntabwo bibaye nashaka ukuntu umva nkubwira bibaye sibyo ubundi iyo wakunze umuntu umenya amakuru yaketse ari umuntu bwa mbere munini ateza kuzabaza imana yimvira amaje numva abasore barimo bari seriye mbega we ariko ko afite abasore bari tayari ndabona ufite abana abasore cyane abo basore ufite ni abakobwa kanze muguhereze nayo namubonye rega ahubwo sinzi ahantu yahisabye ako ni umukobwa umuntu wamuhishyiraho umuntu akamutereta arahira byarakaze ndetse ushobora gutereta umukobwa ugasanga ari seriye ushobora kumutereta ugasanga ari seriye zebugade wawe kubona abahungu mbabona umbabarimo abasore mwana mushyiremo ubugome mushyiremo abagabo kadere kidigwa shana uri umugome mwana njye izo siguzanye mana ahubwo mbabare uyu muhungu aba ariho mwana buragiye hoya ntabwo iri zina ni iry'umuntu ntabwo ari ndi kureba nimero ndavuga iri rihera nazo ndazifite waba uteye ubwoba ega aho parireri mwana mfasha nuzi nuzo tutaza gukora kuri mikoro mwana ufashe muhungu mfasha phone yanjye bure network bite
umeze gute neza murakomeye yego ko wanyanze shaka mu ntabwo ngiye shaka komeza kunyanga kandi urabizi ko ngukunda umuntu ntabwo ngiye ese uzabyigira kangahe Ado? Uziko igihe umuntu agukupa agiye kureba nimero wari ubizi ari igihe umuntu agukupa agiye ngo ngaho da ahubwo wanjye bari seriyemani ntabwo ari ba bahungu bashukwa n'abakobwa umaze kurya indobo uza kumpamagara neza umaze kurya indobo jewe usibye uyu umwe wenyine wa wundi yagwagamo hehe yagwagamo numvaga byakubye ntiyagukubye wuhe uyu nguyu ni wunkubye wa undi wa mbere ntabwo wagukubye yamukubye yari kukubaza ngo urinde ntuhise ngo uruwahe twahurira he yese mba wimubeshye witamwamubeshye ahubwo namba ndaza kuyikurikirana indobo mbuze umugabo pasi zawe zose ziranya maganamba cyane abakobwa banjye bari seremani nta nubwo bajya banitaba telefone ngaya hamagara durayifite oya mwaka byaramwe ibyo manzo myutinge ibigiye kumbaho uzi uko nawe aragoranye yego ndumiwe aho baragufata shara hari amahirwe ada oya bitese umeze neza ongeze twanyanzisha twagira uraryamye ko ukumbuye se duhuye ryari ko ukumbuye duhuye ryari abagiye gukoresha muri iyi minsi si uko nguko abantu banga abandi bakanabibabwizamo ukuri oya ndetse ngiye ko najya mbeshya umva muri iyi minsi akazi kenshi na mugenzi wanjye agiye gutangira konje dukoramo kandi nava muri konje nshobora gutangira kwiga ariko ibyo byo ntabwo byagira ku buryo waburira umwanya umuntu pe oya navugaga muri iyi minsi nyine ubwo ni ukuvuga ntabwo njya kubeshya ngo nyine niba byemeje bikora niba mbona bitarashoboka nabwo nkabibwira ko ngewe ntabwo njya mfite gahunda ikintu niyo mpamvu gikora ubwo rero reka ngumane umutima utuje ubwo nubona ataye muzambwira urakoze wiyiteho nawe uzi ko usetse mani ikiriho mbega igishwi simbonye umukunzi ukaza ko atigeze bakubaza uvuga urari nta n'izina nta no kukubaza ngo ninde umbona ute none reka nguhe story wenda ntabwo yankatiye aranyihamagariye si nguyu nakora ngo amufate byinshi kintu mubwiye simbonye umukunzi noneho njyewe nta bintu byinshi ntabyo kumbaza nta n'ibyo kukubaza ngo ninde ahubwo si ngo yigeze amaza ngo ninde ko yahise akupa akajya kureba nimero bagiye gucekingana cyadanje byasera banafatira hano noneho biri seriously mani mwiza
sawa no arito nyine rero kuna avugishije ukuri kwinshi ngo nyine urabona ziwese azikubwira gashobora kuba ari single nta mukunzi afite arimo Imana ubagarira yose ntabwo ubuzirizera iki kiganiro gikuyemo ubwana yes uzikumana ubu nari ari bugwaze ngurinde ambaza iki umwana wumvishije ukuntu agenda neza akagwa details zose ukuntu ambwiye akazi dore wo dukorana azansimbura iki gihe niki ubwo rero njyana gutya kandi wumvishe yuko nanamukubye atabishaka nukuri pe mukubye aranambwiye ngo ntabwo ndaryama mu kanya ubwo urumva kuko umukobwa utagushaka ahita akubwira ngo yangiye kuryama nta mwanya mfite wabyumvishe okay twagiye pase bwa mbere banye umukobwa wanjye yesu we aranyumije aransebeje oya ntabwo aratansebeje ahubwo akagira ukuri kwinshi agira ukuri kwinshi gusa ni mwiza byadanje umwana mwiza ngambwira njye nyihera nimero nibarize ma nimero ashaka wobonye nguhe nimero kaguhe nimero ndishakira igisheri rahira okay oya ariko njyewe ntabwo ndisimba oya reka ngo oya ndashaka kumenya abashiti bawe uko bimeze shiti zawe oya tamumu iramuzi uramweretse nyine da ntabona sinasenge shiti zawe ko nanjye kanze nguhigire nimero nambe nakukora ko ugiye kuyima abagariye umbabarire bazumaye nk'umusore akantuka nta musore rega wapfa gutuka umukobwa ndaje ijwi ndinige ariko ujya umutereta kubera ntuze ndetse sindi kumutereta wumvishe uyu mwana umuterese byenyewe ahisa nkupa mukuru k'Imana nararavuga ngaro uyu mushaka w'umwana yari mu kazi wabona agiye kuntuka Alo? Mwiriwe neza. Meze ute? Meze neza. Urakomeye. Ko wari unkubye? Wari unkubye nabishaka. Uri gukora iki? Ninde? Ni inshuti? Ni umushuti? Ntabwo nakomeye. Okay, nitwa Ketia. Ketia? Ya. Nyine nifuje kuvugana nawe. Ya. Hari ikintu nshaka kubwira. Ufite umwanya? Nta kibazo. Ufite umwanya wagiye ari se ngo tuzabonane? Ni Ketia wuhe? Kigali. Ngeso hanze? Yego. Yego, so naguhamagara ntakuzi koko. Genda kuze. Uje ni ngombwa se ko ubonye. Njye nyine narakubonye numva ndagukunze aka nimero umushite wawe. Wayatende. Nibyo nshaka ko tuzaganira turi kumwe ngo mbwira igihe ufite time tuzahura. Abanza ukambwira n'ibyo byose. Nise icyo bitwaye tubonanye. Ukanamenya n'umuntu ukuvugisha n'umuntu wagukunze utazi. Ibyo tutabaho. Ibyo ntabwo bikibaho. Kena, ubundi bwurankati nyine. Baza ugira umuntu aguha nimero zanjye.
bamwita Pazo. wahehe w'ikigali. uzi wabonye ko abahungu banjye bari seriye mani ntabwo abahungu banjye ntabwo ari babandi umukobwa aza ngo ahite mani ntabwo abahungu banjye bo bifata ngo ahita bwanuka ngo ahubwe nyine wumve garagushaka cyane ako urumva ko atayimu yakubwiye ariko umbaza ngo ninde ntabwo nawe none uzi nakubwiye ntabwo ibyo bintu bikibaho nyine kakubwiye umusore uri seriye ni ukumva ati ninde none nifuza ko twamenya cyane arakwikundira ko ati nta mwanya mfite cyangwa gukupa ibaze umusore ushobora gufata iminota 2 gashira akakoreka mukavugana oya abahungu ntabwo regabo bate nk'abakobwa we arabikumva uzi ko uyu nguyu nkwameshe nkamubwira ati Pazo gushyameza ntabwo mwahuje tutaza kurafata mu mugoro turayafata mu mugoro namagara ndabyerekana okay twagiye kanamba yes makanamba shana saze bya bintu ari sawa yandikira ngizi ujye umyutinga mani namyutinze uyu none nayo ziraturika imana ifasha avuge uzuye imana mfasha. Alo Oui, bite byiza mukuru neza twabuze warabuze urangana ni ibibazo bya seriye uzi ko rero ko ngiye kukubaza ngo ninde ikibazo none icyo nacyo ni n'ikosa ni n'icyaha yego ibaze none se umuntu ni ukuvuga ngo umuntu iyo mutandukanye ako kanya muhita mwibagirana oya mbega umwana ibyo nabyo mvuze umeze ute se ahandi ni ukuri izina ryanjye ntabwo ndi burisubiremo ntabwo uri burisubiremo hanyuma ubwo biragenda kandi twanemeranyije guhura tukaganira tugasangira sinzi rero ukuntu byaje kugenda no guhita unanyibagirwa ako kanya tubabarira byose twari kutwibagiza ariko rwose mwatwibutsa ushobora kuba ufitemo akantu ko kugesikorokamu ukuntu reka turi abanyarwanda rahira none se maze mubwire duhuje ryari rero noneho tubisubiremo ndapanga n'umuntu guhura ntari no kumumenya nose hari akantu wari wanyoye basi byari igihe twavuganaga ihangane mugume ku murongo uwo mwahamagaye aravugana n'undi you have been put on hold please stay on the line ongera umuhamagara ntabwo nakongera enough oyongera enough nashigeze umubwira nakubwiye ngo ntabwo yahura n'umuntu utabanje kumwibwira twakubwiye ntacyo ubwo tukatubare ko yanteye indobo cyakoze bikomeza ariko uyu mwana wabona ko bivamo akabaza mu kinyapfura y'umwe ariko none nanjye ku kintu kijyanye no kumutwaza umutwaza uko usanzwe ubikora he kwigaragaza mbikora he yesuwe ko ruvugisha ababebi wabonye tanzurari ubu ni ukuvuga ngo abakobwa babiri bari stand by ahubwo wagira ngo niko kazi usanzwe ukora oya ibi bintu ni ubwa mbere ndashyira ni ukuri ntabwo njya pfa kuvugisha abakobwa yesu n'ukuntu uri kuvuga neza ukamubwira nkaho muziranye kuko nasanze
iyo utangiye uvuga ngo muri aho ukaza nk'umuyobozi menya cyangwa umuntu mukuru umuntu ahita guca amazi ariko iyo uje ujokinga barimo baragwamo nimba ari uko bimeze kanguhe namba rero ese turaguma muri gutya ibaza ko iyi game igiye kurangira nta pasi nzima dukuyemo njyewe ndayifite haga nawe ndayifite we ntayo we bakwanze seriye bya sere ntabwo nuzabyemeye ni ukuri bakwanze ntabwo yabyemeye inde uyu wasanze afite nimero wapi yabyemeye ni ukuri wawe uraza kureba kamwereka undi mukobwa ngiye kuguha shamana abakoboyi bawe genda cyaje ndumiwe iyi ni umusazi arata we ni umuntu uri seriye byata nyine ntare mani nakubwiye ngo abajama banjye ntago ari babatipe bahubuka ngo amagara oh my god thank you ndaguhundi Imana ishimwe irandokoye kanguho uyu nguyu wita dore uyise ninde umamagara barimo barahita baguha ariko ino nimero ntabwo ari iyo mu Rwanda mba nubwo n'abanyamahanga ngira ubanza wandike umunyamahanga se wahamagara ahubwo ni yoya ni ikuzimu iyo guhamagaye ariko wajya ngo niyo muri noise muri Kenya abazaba sinzo kubagana ntiwumve story zama nigayo kwirigana niba gukunda yanze gucamo Mana icyama namfata ndakwinjiza numfata wa musore babarira numfata oui bite allo bite byiza meze ute neza ufite umwanya tuvugane nari amakuru yawe se ko wanyanze ntabwo nakwanga ubwo wagira ko ibyo bintu nta nubwo ukimvugisha ahubwo mbonye nimero ya tigo ntabwo menye iyo ariyo tu shuwa reba neza ijwi se nta hantu urizi ushobora kuba ndizi mwana ahubwo se mva nkurabure ufite time nyari se nkatuhure ndagushaka ikintu nshaka kubwira nyine mbwira mbwira umwanya nimba ufite nyine ndimo ndakubwira ntabwo nakumenye fresh neza nowela nowela se nawe uzi uhamagaye uramuzi ndamuzi ninde wabumvisha abajama banjye nyine abajama banjye wabumvisha ariko abakobwa bawe bo n'uvuga ukuntu bateye niyo twashaka tukarekera guhakurikirana kuko njyewe ikintu nishimiye ni ikintu gikurikira bakunzi ba Ejide Collection ikintu nishimiye ndi umugabo udatsindwa ninde satsinze wowe njye se natsinzwe hehe wabuze pase nabuze pase se ubonye ya pase kandi naguhaye abatipe bari seriye shaho ba bandi bajyana abantu mu magu kabisa nise nashaka kujya mu rugo ugira udakoza ahubwo kuri noze umva nyine ni abatipe bari seriye ariko kubera yuko barimo barahasa akana k'agakobwa karimo kwifata kagatereta abahungu aho reka nkubwire njye kintu namaje kubabona njye umusore nemeye n'umwe gusa wa undi wese ubundi ni gute umusore nimba atazi nimero y'umukobwa sibyo
niba adakeneye ko nyine bakomeye ubu se reka nkubwira uyu ngo dushaka nuko misemo kupa twakomeza tukavugana tukarusha no ku I swear ariko tinyuma ubundi musore ngene na kuri seri ni umushaka w'umugara urinde n'abatisone nago nkuza kugukupa uzi ikintu gihari se hari ukuba yego mwageraho mukavugana ariko yakwemerera yuko ugira access mbese ikiganiro cye mukijyamo neza uya nkomeza nkamubeshya so okay nifashe nkamubwira kuki tutabikoze nkamubwira ati nkatavuga izina rye nkarirema aho ngaho ati none se nagaruka nkuko witwa okay akatagira amatsiko se ni gute umunzi je ntamu ahubwo mviki niwe yatatangira kuvuga ngo tubonane y'abajama banje bari seriye kandi umuja muri seriye n'umuja kamaze ndashimira abajama banje ntabwo muri seriye bajama ba ejide naco kambashimire sije umuntu umwe wagerageje kungupa atavuganye ibintu byinshi ariko umuntu ukubaza ngo urinde akakubaza se ninde agwaye nimero zawe nyine abashaka ko mumenyana oya for sure oya uyu nguye dukomezanya oya bavuga se akana kagakobwa uriya wanaguhaye ubanjije kugira uhamagara uyu nguyu uziko yakubashije yakwenga ibyo bintu ntabwo bikibaho ibiki se bitakibaho kwifatanya ugahamagara umutipe tu yabwira ko imwibwire iyo mwibwira uri kumva ngo nkamubwira undi kamubwira iyo mvuga izira twari kumenyana ngiye kamubwira umuntu ngeneme umusore uri seriye ni umusore udaha umwanya kuri nomero atazi akenshi ubundi umusore uri serious ntabwo ajya afata nimero yose abonye ibyo ni byo byemewe uretse nshime ushimiki kashimire mani ndabashimira abajama banjye mwakoze cyane uyu mwana w'umukobwa kutabamenyera urumva ngo mwivemo mubwire ibyo mwiboneye muri abasaza kabisa kandi jewe abana be nakuye passe ebyiri arabeshya nta n'umuntu umwe mwemeye ntabwo se bakubashije ngo urinde ngo banza unyibwire n'abakubwiye ngo banza unyibwire uzi ikintu gihari umuntu wakwemeye ni wowe umva muzarebe ikiganiro muzatwarike muri komenti muzatubwize ukuri ntabwo ikintu gihari muzacimaka ikintu gihari barebe no ku musozo abakobwa babiri bawe n'umwe babiri n'umwe wakwemereye undi yakubaze ngo nasi tuninde uyu we umuntu cya kiboro ntabwo kigiyemo abishaka cya kiboro ngo nanagufatiyemo undi muntu oya cya kiboro birashara ababaye kandi wenda nisheri uhamagaye ariko barahuje nanjye ntarivuze ko buruma nawe uri buguhamagara ndetse bahise batanya kumumagara wowe nta muntu uri buguhamagara ariko njyewe guys bampamagaye bampamagaye uko nabihoreye ndagenda n'ababoroke njyewe ntabwo ari singo njyewe ino game ikintu mbabwiye ni uko ino game ntabwo impfiriye ubusa ino game makuye abana babiri abakobwa murabibonye kandi namwe muzabibona mu kiganiro muzahuza bazatubwira nubira cyane amagana oya bo nabawe oya iyi nimero ariko niyo muri Kenya iyi nimero ya Kenya iyo ntago ari kandi nimero wigeze kuyima oya nta nimero y'umunyakenya mfite ahubwo itaba umunyamahanga Oko uraza kumwitaba nyuma sibyo umva mbabwire ndabashimira mwakoze kuba mwabanye natwe muri kano kanya mwakoze cyane abantu twatangiranye kuri no YouTube channel yacu ikiri ku muntu umwe ubu ngubu tukaba tugejeje 1000 tunabasaba gukomeza kudusupportinga kugira bikomeze kwiyongera rero turabasaba ko kino kiganiro muzakireba kuva gitangiye kugeza kirangiye murakoze cyane yari Ejide muzatubwiye muri comment bazatubwira iki barebe n'unusa watemeye ko wanzwe ntago nazwe ufite icyangiro bari kumamagara bene wanyu nta nimero y'umunyamahanga namuhaye nimero y'abanyarwanda nimero yo kumuhamagara neza abanyamahanga ntago wenda nizo bakoresheje hari umuntu waragiye hanze akavayo akahita akoresha tumufate twumve oya tamwitabira hano kuri none ntago namwitaba uze kumwitaba ku ruhande umuganire gusa peace and love